ikizakubwira kuri mu cyubahiro cy'Imana. Uri ahantu Imana ikuzengurutse, aho uzaba uri hose, waba uri mu isoko, waba urimo gucuruza, waba uri uragiye inka, waba ugendagenda, waba uri mu bigeragezo, ikintu kizakubwira yuko icyubahiro cy'Imana kikuzengurutse, uzakomeza kumva ijwi ry'Imana. No mu bigeragezo abantu bumva ijwi ry'Imana. No muri bihe bya korona kizakubwira yuko uri umukristo muzima, uri ahantu Imana ishaka ikuzengurutse, uzumva ijwi ry'Imana. Noneho ngo Eliya arakanguka, rero ngo nawe ukanguka, Imana igarutseho bwa kabiri. Muri ibi bihe urugendo ni rurerure, kanguka mwene data, mukanguke bashumba, mukanguke bavuga butumwa, mukanguke binginzi, mukanguke barenzi inkike, bakumirize, mukanguke, urugendo ni rurerure, mwikwijujuta ni mukanguke, urugendo ni rurerure. Izina ryawe rishyirwe hejuru, Mana yacu. Hagaze muri iryo zina rikomeye ngiye kuganira ubwoko bwa ijambo ryawe. Jishwe bugufi Mwami, ushyirwe hejuru, akanwa kanjye ukabumbure kakuvugire, kandi ijambo ryawe rifashe imitima ryakire. Izina ryawe rishyirwe hejuru, wacyubahiro kuri Imana yacu, mu izina rya Yesu, amen. Abashubuje nanone mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Imana ibahe umugisha, Imana ibarebe neza, Imana ibamurikishirize mu maso hayo, kandi ukuboko kwayo gukomeze kubafata muri ibi bihe turimo kunyuramo. Tugiye kuganira rero hejuru y'ijambo. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga kuba ahantu uzengurutswe n'Imana, cyangwa kuba Imana iri, kuba ahantu uzengurutswe n'Imana. Turasoma Matayo 17 rero ku murongo wa mbere turageza hariya ku murongo wa 7, hanyuma tuze no kureba n'ibindi bikurikiraho muri uko guhishurirwa kuba ahantu uzengurutswe n'Imana. Reka dusome, musomye dusomere. Imana ibahe umugisha. Matayo 17 umurongo wa mbere avuga ngo iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana mwene se. Yesu ajyana Petero na Yohana na Yakobo mwene se, bazamuka mu mpinga y'umusozi biherereye bonyine. Ahindurirwa imbere yabo. Bagezeho Yesu ahindurirwa imbere yabo. Mu maso ye harabagirana nk'izuba. Imyenda yera nk'umucyo. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, Mwami, ni byiza ubwo turi hano, nushaka ndacinga eshatu hano, imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Akibivuga igicu kirabakingiriza, ijwi rivugiramo riti, nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira, nimumwumvire. Imana iguhe umugisha. Tubonye hano Yesu ko yazamukanye n'abagabo batatu, ariwe Petero, Yohana na Yakobo, mu ntumwa ze 12. Yavanyemo abagabo batatu nk'inkingi zishimwa, turaza kubavuga wenda nitubona umwanya. Ariko nanone bageze hariya ku musozi imbere yabo, noneho ngo Mose na Eliya baramubonekera bavugana nawe, ngo bavuganye ku by'urupfu rwe. Ukuvuga rero ngo bari bageze ahantu bazengurutswe n'icyubahiro cy'Imana. Imana irigaragaza. Iyo uri ahantu uzengurutswe n'Imana, Imana irakwigaragariza. Mu yandi magambo, ndaza kuvuga rero hejuru y'uriya mugabo Mose na Eliya babonekeye Yesu, kandi n'intumwa. Petero yarajyanye na Yesu, yarabibonye, n'intumwa zirabibona. Ni ukuvuga ngo iyo uri ahantu uzengurutswe n'Imana, ubona Imana, ntago uyibwirwa n'abantu, ahubwo ubona Imana. Turaza rero kuvuga kuri Mose na Eliya, kuko bagiranye ikiganiro na Yesu, ndaza kubavugaho. Ni ukuvuga ngo Mose, murabizi ko yabaye umucunguzi, kandi byanditswe bivuga yuko mu byakozwe n'intumwa, ni Petero ngira ngo wabivuze, avuga ati Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye. Mose yavugaga Kristo. Duraza no kuvuga kuri Eliya nawe,
kuko yahagarariye abahanuzi mu gihe gikomeye cyane cya Yezebeli na Ahabu. Tuze kureba noneho kuba ahantu Imana ikuzengurutse n'ibyiza bivamo, hanyuma dukomeze mu izina rya Yesu. Impamvu ndimo guhishurirwa aya magambo, kuba ahantu Imana iba, abantu benshi bazi yuko Imana iba mu rusengero, ni byiza, naho ni ahantu abantu bahurira bakaramya, ariko ushobora no kuba ahantu Imana iba wowe wenyine, uhari wenyine, cyangwa muri babiri cyangwa muri batatu. Mose rero Imana yaravuze ngo nzabahagurukiriza undi muhanuzi umeze nka Yesu. Rero ari ku musozi yajyanye na Petero na Yohana. Mose yari amusanze na Eliya. Katubanze tuvuge kuri Mose. Mu bice tuzi ko Mose yabaye umucunguzi. Isirayeli yari maze igihe kinini mu bunyage, myaka amagana. Mose rero igihe Imana yamutumaga, yamuhagurutsaga, sindi bujya mu mateka menshi, ndavuga agace gatoya, yamuhagurukije nk'umucunguzi. Ariko ntabwo yamuhagurukije gutyo gusa. Murabizi igihe Mose yari yarahungiye mu Midiyani, mu bice 3 n'umurongo wa mbere tuhasome turebe, kuko ndavuga ku bagabo batatu, ariko nze gushyiramo na ziriya ntumwa zazamukanye na Yesu. Ndashaka kukwigisha kuba ahantu Imana ikuzengurutse, uzengurutswe n'icyubahiro cy'Imana, haba mu bihe bitoroshye, haba mu bihe byoroshye. Ushobora kuba ahantu Imana iri, ushobora gushyira igicaniro cy'Imana mu rugo rwawe, ushobora gushyira igicaniro cy'Imana mu mutima wawe, ushobora gushyira igicaniro cy'Imana ahantu, ukagenda ukajya ahantu ugasenga Imana, Imana ikahazenguruka kubera uburyo ubyizeye. Reka rero dusome 3 kuva. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe. Ngo icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe. Umutambyi w'Imidiyani aturukiriza umukumbi. Noneho ngo umutambyi w'Imidiyani, noneho ngo aturukiriza umukumbi w'Imidiyani, aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu. Mose aturukiriza umukumbi arahura, ajya ku musozi w'Imana inyuma y'ubutayu. Noneho ngo ajya ku musozi w'Imana, kuba ahantu Imana iba, witwa Horebu. Oh haleluya. Ngo ajya ahantu ku musozi w'Imana hitwa Horebu. Yari ahazi, akamubonekerera mu kirimi cy'umuriro. Ugomba gusobanukirwa iri jambo, ugomba kumenya ahantu hari icyubahiro cy'Imana. Noneho ngo agiye kuri uwo musozi w'Imana yabaga, marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro. Marayika w'Uwiteka Imana amubonekera mu kirimi cy'umuriro, kiva hagati mu gihuru cyaka cyamahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro. Noneho ngo Mose arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nk'icyakongoka. Mose aribwira ati reka ntambike ndebe ishyano riguye, menye iki gihuru, impamvu igihuru kidakongoka. Noneho ngo Uwiteka abonye ko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagarira hagati muri icyo gihuru. Iravuga ngo Mose, aravuga ngo karame. Iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto za mu birenge byawe, kuko aho ugeze aha arahera. Kandi iramubwira iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana yo mu ijuru. Habwa icyubahiro. Kuvuga ngo navuze kiriya cyanditswe cyo muri Matayo, igihe Yesu yazamukanaga na Petero na Yakobo na Yohana, hanyuma ngo Mose aramubonekera. Turareba rero ngo Mose uwo ninde. Igihe Mose yendaga kujya gucungura abana ba Isirayeli, murabizi ko yabaye mu bihe bitoroshye. Natwe tugomba kubaho muri iyi si mu bihe bitoroshye, tukabaho mu bihe bikomeye. Ugomba kubaho, ugomba gusobanukirwa kuba kuri mu mwanya Yesu yaguteretsemo, yaguhaye agakiza, yaguhaye icyubahiro, aho uri mu burokore, mu bukristo bwawe. Aho ngaho ni Imana ikuzengurutse. Iyo ukijijwe neza, iyo uri umukristo mwiza, Imana ibikuzengurutse, ntabwo uri wenyine. Mose yavutse mu gihe gikomeye bica abana b'impinja b'Abisirayeli, igihe Farawo yari agiye utazi Yosefu, hanyuma atangira kubagirira nabi. Ariko biratangaje kubona Mose yarerewe kwa Farawo kandi ari umwanzi we. None igihe kigeze atangiye kugendera Isirayeli, murabizi ko yabonye umuntu arwana n'undi munyegiputa, araza aramwica muhisha mu musenyi. Hanyuma Yesu yabona Abaheburayo bamwe baratongana ati murapfa iki? Umwe aramugaya ati ninde wakugize umucamanza?
wacu wa kigabo urashaka kunyica nko kwesha umunyegiputa ngo abimenye arahunga. Ariko no kuvuga ngo Mose igihe yari mu Egiputa amaze gukura akuriye kwa Farawo, Bibiliya ivuga mu Heburaya ngo yanze kwita umwana w'umukobwa wa Farawo, ngo ahubwo aragenda asanga bene bajya kurenganywa hamwe n'itorero. Ni ukuvuga rero ngo Mose icyo gihe amaze bimenyekanye arahunga ajya mu Midiyani. Ni ukuvuga kwa Farawo yarabaye imyaka 40. Ni ukuri ndababwiza ukuri, iyo uri ahantu uzengurutswe n'Imana ahantu hari abanzi wawe wahaba. Haleluya. Ndagira ngo utege amatwi neza wumve ko ahantu Imana ikuzengurutse n'iby'igiciro. Ungomba gusobanukirwa ko aka gakiza turimo tuzengurutswe n'imbaraga z'Imana n'icyubahiro cy'Imana. Noneho rero Mose aragenda, murabizi ko yamaze nanone imyaka 40 mu Midiyani, ariko igihe cy'Imana kigeze, isezerano rya Isirayeli ryo gucungurwa, Mose aragenda. Ikintu yabanjirijeho rero, yabanjirije ku musozi w'Imana, arangije niba yavanye yishurirwa, kuko yarahageze yumva ijwi rimuhamagara riramuvuga ngo Mose, Mose ondatikarame, kuko ngo igihuru cyarakaga ntigikongoke, Imana yacu uri umuriro. Hanyuma ijwi rimuhamagara baravuga ngo kwetura inkweto aho ugeze hano ahera. Ni ukuvuga iyo uri ahantu uzengurutswe n'icyubahiro cy'Imana n'ubushake bw'Imana, icyo gihe waho mu buzima bwejejwe. Niyo byaba bikomeye urumva ari mu Midiyani ndetse ari umushumba kwa sebukwe, wakabona ushumba n'ahandi ariko gushumba kwa sebukwe cyari igisuzuguro kiri kuri Mose. Ariko nubwo hari igisuzuguro kuri Mose, ndagira ngo mbabwize ukuri yuko yari azengurutswe n'ubwiza bw'Imana, kuko yagiye ku musozi w'Imana Horeb. Imana imubonekerayo, icyambere yamubwiye ngo kwetura inkweto. Irangije ijambo rya kabiri yaramubwiye ngo aho uhagaze ahangaha ntahera. Mose ngo arakwetura. Habaye nk'ibintu bitatu. Imana yabwiye Mose, yaramuhamagaye, Imana arayumva. Arangije ijwi riramubwira ngo kwetura inkweto. Ikizakubwira kuri mu cyubahiro cy'Imana, uri ahantu Imana ikuzengurutse, aho uzaba uri hose, waba uri mu isoko, waba urimo gucuruza, waba uragiye inka, waba ugendagenda, waba uri mu bigeragezo, ikintu kizakubwira yuko icyubahiro cy'Imana kikuzengurutse, uzakomeza kumva ijwi ry'Imana. No mu bigeragezo abantu bumva ijwi ry'Imana. No muri bihe bya corona kizakubwira yuko uri umukristo muzima, uri ahantu Imana ishaka ikuzengurutse, uzumva ijwi ry'Imana. Icya kabiri yamubwiye ngo kwetura inkweto. Ikikubwira nanone kuri ahantu Imana ikuzengurutse ihari mu mutima wawe, uri kumwe nawe, ufite igicaniro cyayo. Ni ukuvuga waho mu buzima bwejejwe, niba hari ibibazo yarakwetuye kwihana, kwiyeza, kwitunganya. Hanyuma icya gatatu cyabaye ngo Mose yipfutse mu maso, kuko yatinye Imana, areba Imana, atinya kureba Imana. Iyo uri ahantu hazengurutswe n'Imana, ikibikubwira ubibwirwa nuko hari icyubahiro cy'Imana, ukubaha Imana, ugaha Imana icyubahiro. Abantu benshi ntabwo bagihaye Imana icyubahiro, n'abakoreraga Imana muri iki gihe usanga batagihaye Imana icyubahiro. Ariko nayo nkubwira ngo ugomba kuba mu mwanya Imana ikuzengurutse, ukabimenya, ukabyumva, ukumva ijwi ry'Imana, hanyuma ukabaho mu buzima bwejejwe, kandi nanone ukajya wubaha Imana. No muri iki gihe tumaze igihe kinini insengero zongeye gufungwa, ndetse ushobora no kuba hariho guma mu karere, hariho guma muri ugo mujyi wa Kigali nubwo bigiye gukurwaho. Ibyo byose ibyo tureba si twe nyirabayazana, si abayobozi bacu ba nyirabayazana, ni iki kintu kituzengurutse cya corona. Ariko igihe twebwe abana b'Imana turimo, ugomba kumenya yuko nubwo bihari, aho waba uri hose utijuju, tugomba kumenya ko uzengurutswe n'imbaraga z'Imana. Ibi bintu bitatu bikakubaho, ugomba kumva ijwi ry'Imana muri iki gihe. Icya kabiri ugomba kuba mu buzima bwejejwe. Icya gatatu ugomba kubaha Imana. Mose yipfutse mu maso, atinya kureba Imana, yiha icyubahiro. Noneho yari yakwetuye, yumvise ijwi ry'Imana, arakwetura, aha Imana icyubahiro. Ni ukuvuga ngo nawe rero urumva ari mu bihe bitoroshye by'ubuhunzi, ariko kandi yatekerezaga ku isi yarasize inyuma iyo ngiyo. Ariko igihe cy'Imana kigeze, ajya ahantu Imana iba ku musozi. Cyo wiyeranje ushake mu maso y'Imana aho uri hose. Niyo waba utwaye imodoka, iyo wabyimenyereje, ushobora kubaha Imana utwaye imodoka. Ushobora kubaha Imana utasenze, utateranye n'abantu. Ushobora kubaha Imana kuva kugira ngo adufata umwanya mutoya two kuzajya dufata amasaha, tuzajya dukomeza kuganira ijambo ry'Imana. Ariko ndashaka kubigisha kumenya umwanya urimo ko uzengurutswe n'Imana. Niba warakijijwe, niba warasogongeye ukamenya ko Yesu agira neza,
ugomba kumenya itandukaniro hagati yawe n'abandi bantu. Niba abantu barimo kurira we ntagomba kurira, niba abantu baboroga ntagomba kuboroga, niba bati abantu barimo gupfa nubwo urupfu ruhari, ariko ugomba guhagarara ukavuga ngo nzengurutswe n'imbaraga z'Imana, nzengurutswe n'imbabazi z'Imana. Ushobora kuba muri karitsiye yazengurutswe n'ibibazo n'ibyaha n'intambara, ukaba ubizi ko uhagaze aho ngaho wowe wahamagawe n'Imana, uri umunyamuhamagaro, ugaha Imana icyubahiro kuzengurutswe n'icyubahiro cy'Imana. Iyo wabisobanukiwe aho ngaho, kuva 24:18 Mose ajya imbere muri icyo gicu, azamuka kuri uwo musozi, awumaraho iminsi 40 n'amajoro 40. Ugarutse ku murongo wa 12 nyuma, umusomyi ahagaruke wumve, tumve neza. Uwiteka abwira Mose ati zamuka uzahondi iteka ryose abahanuzi babaga bazi utununga turusha utundi tununga icyubahiro bakagenda bakahaba. Isirayeli mu gihe cya ba Samweli n'abandi basengeraga ku musozi w'Ishilo, ukuvuga igihe cya Mose Imana avuga ngo zamuka uzahondi. Rero ibyo byose, ibyo bicaniro cyangwa iyo misozi babaga bariho byashushanyaga Kristo umwana w'Imana. Niwo musozi duhagazeho ni Yesu. Iyo uhagaze muri Yesu neza ukajyamo ukinjira mugahagarara na Yesu, uzengurutswe n'icyubahiro cy'Imana gikomeye. Aravuga ngo zamuka uzahondi ku musozi ugumeyo, nanjye zaguha ibisate by'amabuye biriho amategeko. Wenda reka turikire aho ngaho uze kuyisomera. Aho niho Mose yaherewe ibisate by'amabuye nk'isezerano ryayoboye, isezerano rya kera ryayobowe n'amategeko. Ni ukuvuga rero Imana yamubwiye ngo zamuka uzahondi. Nanjye nagira ngo uhamagarire nk'umukristo muri iki gihe kuzamuka ukaza aho Uwiteka ari. Iyo mvuze abantu benshi bavuze yuko ari kuzamuka ajya ku musozi, hariho n'igihe nanone twaba tutemera no kujya kuri iyo misozi za Kanyarira n'ahandi hose washaka, ariko uyu musozi nshaka kuvuga ni umusozi witwa Kristo. Zamuka uve mu bandi bantu usange Kristo umwana w'Imana. Yagiye ku musozi Gologota Nyabihanga, imirimo yose yayirangirije, imbaraga za Satani yazimariye, niho yazirangirije. Urwandiko rw'imihango rwaturegaga yaradukujeho kurubamba ku musaraba. Niyo mpamvu umusaraba ufite ibice, ufite ni igiti gihagaze n'ikindi gitambitsemo, ni umusaraba nyine uko ushushanyije. Hejuru iburasirazuba, iburengerazuba no hasi hose aho Yesu yakoze yaracungura. Zamuka rero ubane na Yesu. Petero na Yohana na Yakobo bazamukanye na Yesu bajya ku musozi, abandi basigara epfiyongi. Zamuka mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Zamuka mu buryo bw'umwuka, uzamukane na Yesu, mugende mujya ahantu hari icyubahiro cy'Imana aho kikuzenguruka. Zamuka muri iki gihe cya korona, uve mu magambo, uve mu usenge, zamukana n'umwami. Nuzamukana na Yesu hari ibintu uzahura nabyo. Undi twumvise babonekeye Yesu na Petero na Yakobo na Eliya, navuze ngo yarahagarariye abahanuzi. Eliya mu bice 19:17, Abami ba mbere 19:7, hariya ku musozi Mose yamazeho iminsi 40 n'amajoro 40. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri. Nafashe Eliya na Mose na Yesu ndabagereranya shingiye ku byanditswe. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho, akora kuri Eliya, aramubwira ati byukurye kuko urugendo ari runini. Haleluya. Byukurye kuko urugendo ari rurerure ruragukomereye. Ndagira mbabwire torero, urugendo ni rurerure, urugendo rw'agakiza twinjiyemo ni rurerure. Haguruka byukurye. Isi dukoreramo, nambwiye ngo hariho amategeko, ibihugu byinshi bimwe na bimwe byashyizeho amategeko asa naho arimo kunaniza itorero. Indwara z'ibyorezo zirimo zirananiza itorero. Ibihanda bene ibingi byuka rero urye kuko urugendo. Eliya marayika yamugarutseho bwa kabiri. Murabizi ko yahungaga Yezebeli, yari amaze kuba ari ku musozi w'i Karumeli, ahamagara imbaraga z'Imana, azamuye ishyaka ry'Imana. Muri iki gihe tugomba kuzamura ishyaka ry'Imana, tukagira umutwaro w'umurimo w'Imana. Noneho amaze kwica abahanuzi ba Bali, si iryo somo ndiho, ni ukwifashisha. Yezebeli aravuga ati nanjye nzamwica, nzamuhanya n'abo bahanuzi ba Bali. Ngo arahunga. Igihe yari aryamye munsi y'igiti cy'umuroteri,
ko yisabira Imana gupfa, ariko marayika araza mukomamo ngo akangutse abona umutsima n'agacuma k'amazi aranywa, ararya arongera ariryamira. Noneho ngo marayika mugarukaho bwa kabiri. Reka Imana y'umwami wacu Yesu Kristo muri ibi bihe bya nyuma, kuko tuzi ko urugendo rurerure, tuyingingi tugarukeho bwa kabiri. Reka nyingingi kugarukaho bwa kabiri. Ngo noneho marayika aramubwira ati byuka urye kuko urugendo rurakomeye. Arabyuka arongera ararya. Komeza usome twumva. Arakanguka. Noneho ngo Eliya arakanguka. Rero ngo nawe ukanguka, Imana igarutseho bwa kabiri. Muri ibi bihe urugendo ni rurerure. Kanguka mwene data, mukanguke bashumba, mukanguke bavuga butumwa, mukanguke binginzi, mukanguke barenzi nkike, bakumirize mukanguke, urugendo ni rurerure, mwikwijujuta ni mukanguke, urugendo ni rurerure. Haleluya. Kanguka, urubyiruko mukanguke, itorero mukanguke, urugendo ni rurerure. Rukarabyuka ararya aranywa. Kuzengurukwa n'Imana n'ibintu by'ingenzi. Ngo yari yarongera abyuka, aho yari aho ngaho yari yaje yisaba Imana gupfa, yari yacitse intege azi ko byarangiye, ariko yari aryamye munsi y'igiti cy'umurote, bavuga ko cyari n'igiti kibiye cyari kumushyira amakakama yari gupfa, ariko ntiyari azi yuko azengurutswe n'icyubahiro cy'Imana. Mugaragu w'Imana Yakobo yaragiye igihe yagendaga ari mu rugendo, nawe yararyamye yisegura ibuye, arangije atazi ko Imana ihari. Nagira ngo ubwire no mu gerageza no mu bibazo, iyo wubaha Imana, iyo wahaye Imana agaciro, iyo washyize Imana mu mwanya wa mbere, Imana ibihari kuzengurutsa aho uri hose. Mu banzi bawe Imana ibikuzengurutse, mu bukene Imana ibikuzengurutse, muri izo ndwara Imana ibikuzengurutse, iyo wahaye Imana agaciro. Yari ngo arongera arabyuka ararya. Iyo yigendera iminsi 40. Haleluya. Noneho ngo iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40. Mwumvise ko Mose yamaze ku musozi iminsi 40 n'amajoro 40. Noneho ngo iyo nda yayigendeye iminsi 40 n'amajoro 40. Noneho ngo agera i Horebu ku musozi w'Imana. Haleluya. Eliya yarazi yuko byarangiye. Eliya yarazi yuko amavuta yamuvuyeho. Eliya yari yumvise iterabwoba rya Yezebeli. Ubushize nababwiye ko turwana n'umwuka w'Amaleki, n'ubu nanone n'umwuka wa Yezebeli nawo tugomba kurwana nawo, ariko tuzawutsinda ariko aho turi tuzengurutswe n'Imana n'imbaraga z'Imana, tutazengurutswe n'imbaraga z'abantu. Noneho ngo agerayo ku musozi wa Horebu. Mose yamaze iminsi 40 ku musozi ahabwa amategeko, kuko yari umucunguzi ugiye gucungura Isirayeli, kandi Imana yamukoresheje ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye, ica intege imbaraga za Farawo, Isirayeli iragenda. Ni ukuvuga rero Eliya nawe yasohoye ku musozi wa Horebu azi ko ibintu byarangiye, yacitse intege, nta mbaraga gifite. Ushobora kuba ufite ibintu byaguciye intege, urimo uratinya yuko nawe iki cyorezo cyakugeraho, ugasanga abantu barwaye hahamuka. Ariko nagira ngo ubwire kuri uwo musozi wa Horebu niwe yasanze ubwiza bw'Imana burahamuzengurukira, ndetse biravuga ngo aragiye ajya mu buvumo. Arangije nawe yarazi ko byarangiye. Nawe ushobora kuba uzi ko byarangiye, ariko nagira ngo ubwire ko uzengurutswe n'imbaraga zikomeye, kuko Yesu umwami wacu yakubereye umucunguzi. Haleluya. Soma twumva ageze kuri 11. Agezeyo yinjira mu buvumo, agumamo. Ijambo ry'Uwiteka rimugeraho, aramubaza ati Eliya we urakora iki? Rekera aho ngaho. Ni ukuvuga ngo Eliya we yarazi ko byarangiye, ariko ijambo ry'Imana ryari rikimuriho. Murabizi ko ibyabaye aho ngaho sindi bubijyemo cyane, ndavuga ku ahantu zengurutswe n'Imana. Twumva kumenya ko tuzengurutswe n'Imana, abakozi b'Imana, torero rya Kristo. Iyo winjiye muri Yesu, uba winjiye ahantu hazengurutswe n'icyubahiro cy'Imana, uzengurutswe n'imbaraga z'Imana. Nibyo ngira ngo umwuka wera gufashe ukanguke. Abakristo bishwe n'ubwo, kandi nababwiye ngo intwara Satani arashisha itorero n'ubwo, ariko nagira ngo umushirama. Eliya arazi ko byarangiye, ariko Imana yakimura yageze ku musozi. Rero Mose yamaze iminsi 40 ku musozi. Eliya yagenze urugendo rw'iminsi 40 n'amajoro 40 agera ku musozi w'Imana. Murabizi ko Yesu twayereye ku cyanditswe cyo muri Matayo, ibango arazamuka ajya mu mpinga y'umusozi ari kumwe na Petero na Yohana. Noneho ngo abanekirwa na Mose na Eliya. Niyo mpamvu nabitije kugira ngo mbihuze n'iki cyanditswe.
noneho rero abo bagabo batatu ari Mose yabaye iminsi 40 ku musozi ahabwa isezerano ryo gucungura Isirayeli amategeko azabarinda. Eliya yarwaniye n'imbaraga za Yezebeli ku musozi w'i Karumeli, agarura icyubahiro cy'Imana cyari cyaratakaye mu Isirayeli. Abantu barataye Imana baragiye kubigirwamana. No muri iki gihe cya none abantu bataye Imana bajya kubigirwamana. Ibihugu byinshi byazanye ububyutse ku isi, harimo Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo Uburayi. Muri ino minsi iyo uvuze ijambo ry'Imana baraguseka, barakavuga ngo uri feke. Nubwo bimeze gutyo ntabwo tugomba gucika intege. Iyo ugeze ku mugabane wacu wa Afurika, kuvuga Imana birasa n'abakozi b'Imana. Iyo ubonye umuganga uramwubaha, iyo ubonye meya uramwubaha, iyo ubonye gavana uramwubaha. Ariko iyo muri iki gihe abakozi b'Imana barasa n'abo bataye agaciro. Iyo umubonye wumva ari umuntu uri aho ngaho udasanzwe. Kandi biravuga ngo abakozi b'Imana bakwiye icyubahiro inshuro ebyiri. Yo nubwo bimeze gutyo turacyari ahantu tuzengurutswe n'Imana, kuko Yesu Kristo umugambi we ni uwo gucungura. Najya gusubizamo imbaraga rero. Mose Yesu nawe yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 mu butayu. Niho yarwanye na ya nzoka ariyo Satani Lusoferi, arangije arayitsinda. Niho yavuye ajya kubatizwa, arangije yuzuzwa umwuka. Igihe yajyanwaga mu butayu, yamaze kubatizwa ajyanwa mu butayu, amara iminsi 40 n'amajoro 40 asenga Imana. Niho yaboneye ubutsinzi bwo kuzacungura umwana w'umuntu. Mose yahawe ubutsinzi ku musozi iyo yari ari mu Midiyani. Niho yahawe isezerano ryo kujya gucungura abana ba Isirayeli. Eliya n'abageze ku musozi hariya yacitse intege. Ndavuga kuzengurukwa n'icyubahiro cy'Imana. None Imana iramusanga. Murabizi igihe yavuganaga nawe mwaje ngo urakora icyaha, haza imiyaga, haza imiraba, ngo Imana ntiyari muri ibyo, haza ibishitsi, haza imiriro, ngo Imana ntiyari. Ngo ariko Eliya yumva ijwi ryorohereye rimubwira ngo urakora icyaha. Iramubwira ngo narwanye ishyaka, nijya muhanuzi usigaye ajyanye n'abisha abahanuzi bawe, none baraginga ubugingo bwanjye ngo banyice. Yazi ko byaranye. Imana iravuga ngo subira mu nzira waturutsemo, uraje ugenda wimikiyeho, wimikere. Aramubwira ukuntu ari bubigenze. Ndagira ngo nkubwire, iyo uzengurutswe n'icyubahiro cy'Imana, niyo uri ahantu uzengurutswe n'Imana, niyo waba urimo guhura n'intambara, Imana iracyari kumwe nawe mu izina rya Yesu. Izo ntambara urwana nazo, Imana iracyari kumwe nawe, humura. Keretse niba wayitaye, kuko biravuga ngo nimuntu nanjye nzabata, ngo ariko nimungarukira nanjye nzabagarukira, nimukuri ibishimwa mu bigaba, muzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Igihe kirageze ngo Imana yongere kugarukira bwa kabiri. Igihe kirageze ngo uzamuke umusozi na Yesu, zamukana na Yesu muri ibi bihe. Ko niko kuzengurukwa n'Imana. Petero na Yohana bagezeyo, bari ibintu byabaye ngo babonekewe n'abo bahanuzi mvuze, Mose na Eliya, bavugana iby'ubwami bw'Imana, bavugana iby'urupfu rwe. Baramukomeza, zamukana na Yesu, zamukana na Yesu. Petero yageze arayishuri. Myandi magambo, iyo uzamukanye na Yesu ukagera ahantu Imana iri kuzengurutse, wishyurirwa amabanga y'Imana. Ntabwo turi butinde mu ijambo ry'Imana. Iyo usobanukiwe ibanga ry'uko ahuri, kumenya Imana, ushobora kuhakorera umusozi. Ndi hano ku musozi wa Siyoni, ndi umushumba w'itorero rya Siyoni. Ndabizi neza yuko Imana ihazengurutse, kandi niyo ntahaba kuri uru rusengero. Ndabizi yuko mu rugo rwanjye nashyize igicaniro cy'Uwiteka Imana, nzi ko Imana ihazengurutse. Ndagira ngo umenye aya mabanga. Niba waratuye ko Yesu ari umwami n'umukiza, akakubera umwami n'umukiza, zamukana nawe mu bibazo, zamukana nawe mu bigeragezo, zamukugendana na Yesu. Uzengurutswe n'umwami ukomeye urusha abandi imbaraga, abandi bantu. Urabizi iyo umuntu ari mu gihugu cya Amerika, abo turi mu gihugu cy'igihanga, kuko bazengurutswe n'imbaraga za Amerika n'imbaraga za Biden. Rero nawe sobanukirwa yuko ubwo wakiriye Kristo ukamwizera nk'umwami n'umukiza, uzengurutswe n'imbaraga zikomeye, uzengurutswe n'imbaraga z'Imana. Iyo rero bisobanukiwe ukazamukana na Yesu, ikikubaho cya mbere umenya amabanga y'ubwami. Iyo umenya amabanga y'ubwami rero ibirimo kuba ntabwo biguca intege.
haleluya. Icya kabiri, iyo uri kuzamukanye na Yesu ukamenya ko uzengurutswe n'icyubahiro cy'Imana, usobanukirwa igitinyiro cy'Imana. Mose ageze hariya ku musozi aho yaragiye intama, agahitse asuzuguritse mu bigeragezo bikomeye, yahishuriwe icyubahiro cy'Imana yipfuka mu maso. Ikindi kibi iyo wazamukanye na Yesu ukwetura inkweto zawe, kuvuga ngo ubaho mu buzima bwejejwe, mu bibazo ubaho mu buzima bwejejwe. Ikindi kiba kugira ngo twihute, iyo ahantu uzengurutswe n'Imana usobanukirwa umugambi w'Imana mu buzima bwawe, usobanukirwa umugambi w'Imana mu buzima bwawe. Imana yaduhamagaye, Imana yashyize itorero mu isi, ntabwo ari yowe ko ari ibigeragezo. Niyo mpamvu umugambi wayo wose yawuteguriye mu mwana wayo Yesu. Petero azamukanye na Yesu na Yohana na Yakobo, Mose akamanuka na Eliya bakaboneka. Petero hari ikintu yabonye, yarahishuriwe, ariko ngo tubahame duce ingando. Mu yandi magambo, iyo wahuye na Yesu uca ingando, ntabwo umuvamo. Ntabwo ibintu bishobora kuza ngo bigutere ubwoba, ngo bikuvane mu rukundo rwa Kristo. Zamukana na Yesu rero umusozi. Mose yazamutse umusozi, Eliya yazamutse umusozi yacitse intege, Petero yazamutse umusozi na Yesu na Yakobo na Yohana amenya amabanga y'ubwami bw'Imana. Muri iki gihe tugomba kuzamukana n'umwami wacu Yesu, tukamenya amabanga y'ubwami bw'Imana, tukamanuka tugahumuriza abantu. Iyo wazamukanye na Yesu, iyo wageze aha ukamenya ko uri kumwe na Yesu, uzengurutswe n'icyubahiro cy'Imana, uzengurutswe n'Imana, yo Imana iguha icyerekezo cyayo. Uitakaza icyerekezo cy'Imana muri ibi bihe, wicogozwa n'ibi bihe, wicogozwa n'uru rugendo. Iyo uri kumwe na Yesu mu mpinga y'umusozi, uzengurutswe n'icyubahiro gikomeye cy'Imana, usobanukirwa icyerekezo cy'Imana, umenya yuko indwara z'ibyorezo byahanuwe, ugasobanukirwa ngo mu mwanya wo gusubira inyuma ugasobanukirwa ukwiye kwitegura nk'umugeni wa Kristo. Mose yageze aho Imana imuzengurutse ku musozi, ahabwa isezerano ry'Imana, ajya gucungura. Eliya ari ku musozi yacitse intege, yamaze kumva ijwi ry'Imana ryoroye, asubirayo yimika Yesu, anje yimika Elisa. Yimitsemo abantu batatu, yari akirimo umuhamagaro, yari akirimo amasezerano y'Imana. Kandi umurimo wa Mose, ndimo gusoza ijambo ry'Imana, umurimo wa Mose ntabwo wahagaze igihe yapfiraga mu mpinga y'umusozi, ahubwo Eliya Yosuwa mu mbabarire yarawukomeje. Uzajya mutora rw'umuntu wabwiriza vuba vuba kubera igihe gitoya agashyiramo n'imbogo. Aho navuze ko imbaraga z'Abamediyani, Abamaleki twarwanaga nabo bakomoka kuri Sawuli, ariko oya bakomoka kuri Esawu, Edomu. Ariko muzajya mutwihanganira, ntacyo bitwaye, ubwo mba mbikosoreye. Eliya rero yamaze gucika intege, ariko Imana yari ikimufitemo ibyiringiro. Ndagira mbabwira ko itorero ry'Imana ari twebwe abakristo tuzengurutswe na turi ahantu Imana niba aho uri hose ufite agakiza. Nicyo ndimo gusobanura, uri kumwe na Yesu, zamukana nawe rero. Ibitero n'ibikuza, zamukana na Yesu. Imibabaro ni zamukana na Yesu. Ibyorezo n'ibibaho nk'ibi ngibi turi bunye ngo igihe cy'umwami kiraga. Soma ijambo ry'Imana, menya icyo ijambo ry'Imana rivuga ku bihe. Niyo mpamvu iyo wazamukanye n'Imana uri ahantu Imana ikuzengurutse, Imana ikubwira icyerekezo. No mu bihe nk'ibi bikomeye ukamenya icyerekezo murimo. Ubu tuzi ko turi muri icyerekezo cyo kugaruka kwa Yesu, turi mu bihe by'iminsi y'imperuka. Rero witinya ngo usubire inyuma, wisubire inyuma ngo ujye kunywa kambuca, wisubire inyuma ngo ujye kunywa za primus, wisubire inyuma ngo byarangiye. Ahubwo menya yuko icyerekezo, kuko muri Luka harabivuga mu buhanuzi, muri Matayo harabivuga, abahanuzi barabivuze yuko indwara z'ibyorezo zizaza n'intambara n'impu. Noneho umenye icyerekezo. Petero yahawe guhishurirwa gukome. Itorero ndimo gusoza, nagira ngo mbabwire yuko tuzengurutswe n'imbaraga z'Imana zikomeye cyane, tugomba guhagarara kiga. Izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Rero kuba ahantu uzengurutswe n'Imana, waharema mu kwizera, waharema. Kandi nakubwiye ngo zamukana na Yesu. Nakweretse abagabo bahanuzi bazamukanye
bazamutse umusozi baragenda bajya ku misozi aho Imana yabaga bari bazi utwo tununga. Salomo agiye ku kanunga kurusha utundi tununga. Ugomba rero kuba nk'umukristo usobanukiwe ibyo bintu, kamenya ngo se ndimo neza, mpagaze muri Yesu neza, ndi kumwe nawe, nazamukanye nawe, cyangwa ndaho gusa nanjye ni mu kivange cy'abantu. Yesu yagiraga ikivange cy'abantu, yaha abantu imitsima, bamwe bakarya bagahaga, yajya ahandi bakamukurikira bakurikiye imitsima badashaka Yesu. Iyo wakurikiye imitsima hakaza ibintu binyeganyeza urahunga. Ariko intumwa za Yesu zari zizi umugambi uri muri Yesu, zamwihambiriye. Hari noneho ubwo yageze agira 70 nawe akohereza babiri. Hari n'abageze 12. Hari nubwo yavuze amagambo yuko agiye guhura n'akaga kugira ngo asoze ubucunguzi. Petero agira ubwo abitegereza ngo namwe murashaka kugenda, kuko yavuze ukuri abantu mu rusoro. Hanyuma abwira abigisha ngo namwe murashaka kugenda. Petero avuga ngo twakuvaho tukajya akora ufite amagambo y'ubugingo. Uriya mugabo ndamukunda, yagiye akora amakosa menshi, ariko yari afite nanone ibanga agendana kurusha abandi bigisha. Nama ndimo gusoza mvuga ibi bintu. Giribanga muri ibi giribanga uziranyeho n'umwami, uko niko kuzamuka, niho kuba ahantu uzengurutswe n'imbaraga z'Imana. Giribanga senga injiri. Turimo gusenga, twatangiye igicaniro cy'isi yose, turimo kwinginga amasaha 28 kuri 28. Ntabwo ducece, ahubwo nababwiye ngo nubona ibintu birimo kuba abariko uzajya wuzura ubushebe, abariko wuzura kuba imirimbanyi mu bya Yesu, inagondwa mu bya Yesu. Satani akubona arimo gusuka imbaraga ze, imyuka yatangiye gukora, nawe utangire kwinjira mu bushebwe bwa Yesu. Petero na Yohana na kuko bazamukanaga na Yesu bakamenya amabanga ya Yesu, niwe yasize i Yerusalemu wabaye inkingi zishimwa. Niho ndishoreje. Iyo uri kumwe na Yesu no mu bihe bikomeye, uba inkingi ishimwa. Babaye inkingi zishimwa i Yerusalemu. Petero, Yohana na Yakobo, ibintu byakomeraga iteka ryose Yesu yabacomoragamo, akabazamura akajya kubereka amabanga y'ubwami, yarimo kubategura. Mose nababwiye ngo umurimo wa Mose ntabwo wasenyukiye ku musozi, yawusigiye Yosuwa washushanyaga Yesu. Niwe wakomeje urugendo rwa Yorodani, yambutse Isirayeli amasezerano Yosuwa. Umurimo wa Eliya ntabwo warangiriye gucika intege yumvise amagambo ya Yezebeli, ahubwo yabanye abasimbura ba Yehu na ba Elisa. Umurimo wa Eliya wasigaranywe na Elisa, kandi murabizi ibyo Elisa yakoze. Hanyuma rero umurimo w'abahanuzi wose wasigaranywe na Yesu Kristo. Niwe muhanuzi mukuru uzatugeza mu bwami bw'Imana. Niwe wagiye gutegura hacu. Gumana na Yesu, komerana na Yesu, emera ugendane na Yesu. Iyo uri kumwe na Yesu uzengurutswe n'icyubahiro cy'Imana. Imana rero bamugisha. Twababwiye rero yuko uri aho hantu usobanukirwa amabanga y'Imana, kandi iyo abantu bazengurutswe n'icyubahiro cy'Imana usobanukirwa icyubahiro cy'Imana. Kuba Imana. Ikindi iyo uri aho hantu uzengurutswe n'Imana, ikizakura ikizabiranga ko hari Imana isobanura, igusobanurira umugambi wawe. Umuntu yagusanga agasanga urahamye. Ikindi Imana iguha icyerekezo cyawe. Imana rero bahumugisha. Aho turi muri Kristo Yesu tuzengurutswe n'imbaraga z'Imana, muri we ndani mu gupfana niho tuzengurutswe n'icyubahiro cy'Imana. Imana yanjye ngorere bahumugisha. Imana ibagirire. Tuzakomeza ni ijambo iki cyumweru, tuzakomeza no kuganira kandi bakozi b'Imana mwishurwa rya zone. Turi mu gihe cyo kuba kwiriba ryo kwiyemeza. Kwezi kwa mbere tuvuyemo ko ari ukwezi ko kugira ubusabane n'Imana. Kuno kwezi kwa kabiri turi mu busabane bwacu twebwe. Tuzakomeza no kwa gatatu no gusabana n'itorero. Turimo gusoza tujya mu bindi byiciro. Nagira ngo rero umubwira ngo iri kumwe n'umwami wawe Yesu uzengurutswe n'ubwiza bw'Imana. Muri ubwo busabane hose urimo, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru, nucika intege ntucogora. Imana ibaha umugisha. Reka nsenga Imana. Imana ibagirire neza aho muri, kandi bakristo mwiyeranje mu gihe cyo guterana mujye ku mbuga, mujye ku za WhatsApp, mufungura utuntu murimo muhuriraho, mugerageze mwiyeranje mu izina rya Yesu Kristo. Aho uri mu rugo ugira iteraniro, hanyuma tuzongera guhura vuba ejo bundi badufunguriye, kuko korona igihe cyayo kizagera byanze bikunze.
itera abantu ubwoba igira gute, ariko turimo gusenga Imana. Mu gihe gikwiye izatuva imbere, mu gihe gikwiye Isirayeli yasubiye iwabo, natwe mu gihe gikwiye tuzakomeza gukomera umurimo w'Imana nk'uko bisanzwe. Data mwiza w'icyubahiro, Mana yanjye, ndakwinginza ko aka kanya duhishurire ubwiru bwawe, tumenye yuko turi muri Kristo Yesu tuzengurutswe n'icyubahiro cyawe n'imbaraga zawe. Twe gucika intege, dukomeze urugendo, izina ryawe rishyirwe hejuru. Sabe umugisha abantu bose, ijambo ryawe rikomeze kuganza, kandi turagushima ku bw'ikoranabuhanga wadushyiriyeho, kugira mu gihe nk'ibi dukomeze kuvuga ijambo ryawe. Uhabwe icyubahiro kandi ushyirwe hejuru, imbabazi zawe zituzenguruke, ni mu izina rya Yesu, amen. Umwami wacu Yesu Kristo abagirire neza mu izina rya Yesu. Shalom shalom.